Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire murabizi yuko tubageza amakuru agiye atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, tutibagiye no muri gospel no muri sport. Ahabonetse inkore wari hose Sano Empire izi kugezaho mu bambere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu makuru ari kugenda avugwa muri societe nyarwanda, ndetse ari kwibanda ku bisambo byafashwe bitandatu hano mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo rero ibi bisambo uko byafashwe murabizi yuko ibijura cyangwa se abajura b'ikoranabuhanga bakomeje kugenda biyongera bitewe n'uko iterambere ry'ikoranabuhanga riri kugenda ricicikana, bamwe biga ibyiza mu buryo bwo kubushakisha imirimo cyangwa se byo kugira ngo bakemure ibibazo biba biri muri societe, n'abandi nabo bagamije guteza ibibazo bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo aba basore bari bafite kampani bahuriyemo bazwi nayo rwose yo kujya batuburira abantu ari uko babahamagaye. Wowe utari wabasha gukora subscribe mbere yuko tugera ku nkuru nyamukuru, icyo nagusaba banza ukore subscribe ukanda no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye duhora twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero reka tujye mu nkuru nyamukuru. Amakuru yakomeje kugenda acicikana cyane cyane ku bitangazamakuru byandika nk'Igihe, Akazuba ndetse n'izindi zose zigiye zitandukanye zagarutse kuri kino gikorwa cy'abano basore kigayitse cyo kuba bariyemeje kuzajya batuburira abantu. Murabizi yuko baguhamagara bakakubaza niba uba muri mobile money, rimwe na rimwe bakakubwira imibare ukanda ariko ugasanga urimo uratangiza 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, ndetse bakakubwira imibare. Abasanzwe basobanukiwe ibi bintu murabizi yuko nta muntu ukigendana amafaranga mu ntoki cyangwa se ngo agire ikibazo yuko ayafite kuri telefone. Ibyo ngibyo rero nibyo abo basore nabo bakomezaga kugenda bakora bajijisha abantu, ariko ibyo ngibyo byo niyo iherezo yabo kuko baguwe gituma. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko babajije ati se mubikora ute kugira ngo mubone amanimero y'abantu? Arabasubiza ati kugira tubone nimero z'umuntu nuko sometime uba warayirangiwe n'undi muntu mwakoraga akazi kamwe, cyangwa se ukaba uri mu magroup agiye atandukanye ya WhatsApp, yakureba akabona rwose birashoboka yuko yagira icyo agukuraho. Ibyo byose rero nibyo RIB yakomeje kugenda igarukaho, iravati ibi ngibi rwose bitewe n'ukuntu tutabishaka muri kino gihugu cyacu kugira ngo abantu bakomeze kuba abajura, ibyo rwose ntago bikenewe. Ni ukuvuga ngo rero ku bufatanye na MTN nibo bakoze iperereza ngo barebe ikibazo gifitwe na Airtel, kuko inimero zikora ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi na kenshi uba usanga ari nimero ziri iz'abana, aho ari 079 cyangwa se Airtel, byaterwa nuko wowe wabifata. Ni ukuvuga ngo umuvugizi wa RIB yatangaje yuko rwose mbere yuko bahaguruka biyambaje abayobozi b'ibitangazamakuru ndetse na societe ya Airtel kugira ngo bakomeze kugenda bafatira hamwe umwanzuro kugira ngo babe bafata bano basore. Aba basore rero bavuga yuko rwose kari akazi ka buri munsi kandi kabaha amafaranga rwose, ndetse bakomeza kugenda basaba imbabazi. Ariko gusa ikireba amategeko cyo nk'uko umuvugizi wa RIB yabisobanuye kigomba kuba cyakurikizwa. Kora subscribe utari wayikora, nawe wamaze kuyikora, Imana ikomeze kumera umugisha, ni iby'agaciro gakomeye cyane.